ibyo wiyumvamo you don't do. It is uko because your wiyumva feelings ntabwo bisobanura uwo uri w'imbere y'Imana. it is because your Ahubwo feelings warataye. explain who you Wagiye really kure are y'Imana in front of ntawegera God. Imana ngo abure igisubizo. Haleluya. Praise the Lord. But if you Tuzi come rero ko closer iyo to God, twiga nta you muntu get n'umwe ushobora answers. kugukuraho imyitwarire. Niyo wize icyiza kikakujyamo ugasobanukirwa ntawe uzakikwambura. Haleluya. Uyu mwaka ni umwaka mwiza cyane. Ni umwaka w'intsinzi kuri twe. A year of victory for us. Igikuru nuko dushaka Imana. And the most of all is that Ariko we are nuko seeking gushaka God. Imana And in ibyiyumvo seeking God, byawe, your feelings feelings, zawe ni izi. what are your feelings Ndagira ngo in mbwire seeking God? feelings mu Kinyarwanda byangoye. Ibyo nashoboye gusobanuramo ni ibyiyumvo nuko wiyumva. Reka mbaho urugero rworoshye. Umuntu ashobora kuza umuvandimwe wawe bakakubwira bati mushiki wawe cyangwa se musaza wawe yibarutse umwana w'umuhungu. Haleluya. Ubyumva mu mutima wawe hameze hari ibyo izo feelings uba mutuza ntumva wazamuka byina n'umuntu ukubonye akubonamo bya byiyumvo byawe uko wiyumva. Uzareba umuntu ashobora kukunyuraho akakubaza atariko you display joy, you display what you feel inside. Wabaye iki twica ni iki rero? Ubundi ibyo byiyumvo izo feelings navugaga zo ntago zihinduka. The feelings I'm talking about zirahinduka, ariko kugira ngo zikugireho ingaruka nuko uzishyira mu bikorwa. You react kuri feelings za. Is the way you react. Uko ubikoze nicyo gisubizo ubona. Haleluya. However you react about niba wifuza kugirira umuntu nabi, kuko kamere yacu atari nziza, ugomba kubyikuramo. Niba icyo kintu kikujemo ukumva feelings zawe ziraganisha ku kudakora iki, rwana intambara nziza zo kubirwanya. Kuko feelings ntago zigiraho zibogami, ziri neutral. Feelings z'umuntu ushobora kwibaza ngo nari inteke ikibi, ibitekerezo biratubwira, noneho we feel, twarangiza tugashyira mu bikorwa. First of all, we get thoughts, iyo dushyize mu bikorwa ingaruka zose zigaragara. Ariko igihe cyose turi kuri ya stage biraje, kuko hari n'ibyo ubwawe wowe ubwawe utazi naho byaturutse. None se ni ukubera iki wowe? Hari ibyo uzi wowe wenyine. Ese izo feelings zawe uzerekeza he cyane? Ubu twaje mu rusengero, imitima yacu nibifunguye, feelings zacu twazerekeje ku Mana. Ese turi kumwe n'Imana? Pastor yavuze abyigisha, sinongera no kubisubiramo. Uri kumwe n'Imana wabiki? Baza mugenzi wawe uti ibyiyumviro byawe, ibyo uko wiyumva urabiganisha, biragana. Where do you direct your feelings? Ndetse ntibizabatangaza uko twavutse, uko twakuze, izo uko wiyumva izo feelings zishobora kuba ari mbi, ariko igihe cyose utarakora igikorwa nacyo ntacyo biba bikimeze gute, ntaho bibogamiye. Bizabogamira heza nukora byiza, bizabogamira habi nukora bibi. Icyo gihe rero niwe wangiza izo feelings zawe, ibyo byiyumvo byawe uko wiyumva. Kandi uko wumva ibintu ntibyigera bifata uruhande urwo ari rwo rwose. Uzi impamvu ubona bigoye? Kuki tubona bigoye?
muri kamere yacu muzarebe nawe buri ushobora gukurikira ubu ntago mubona ko mukanya hari igikorwa gikomeye cyo gufasha abatishoboye, ariko ndazi ko ubu wababaza wareba mu mitima yanyu bamwe muzatangira kuvuga ngo aha biriya ririya torero buriya ridufashije kuko ishaka ko tuza. Ndabeshya se? Bamwe niko murimo kubitekereza. Feelings zawe wabibonye, ariko kubera ya negativity turimo ntago wabibonye nk'igikorwa kigana ku Mana, aho cyo gufasha mugenzi wawe, cyo gukura. Kuko pastor ntago ndi busubiremo iriya mirongo iratusobanura, ahubwo yahoze ayisoma ndavuga se ko tutabivuganye bije biriya kuriya kuntu aho uganisha niho ujya, niho umutima wawe uri, aho umutungo wawe uri niho umutima wawe uri, kuko feelings nazo nundi mutungo dufite, kuko turi mu isi yo aho ituganisha turahabona, ariko feelings zawe dufite umutima muri twe w'ubunyamaswa. Nabwo mbibabwiye buri muntu anabimenye, ikidukuramo uriya mutima w'ubunyamaswa ni ubuntu bw'Imana bwonyine, ni ubuntu bw'Imana. Ubundi muri twe icyo tubonye uzarebe criticism ya mbere utangira kugira ntabwo ari uvuga ikiza, oya utangira kugira impungenge z'ikibi, kandi ubwaki gikozwe n'ikiza gusa. Kuki uganisha ku kibi urajyayo? Kandi twarangiza twasoma Bibiliya twamara kuryoherwa nk'ubu twahoze tubyina, ariko bibabwiye reka mbabwiye ntihagire untera ibuye. Imitima yanyu irimo ibice bibiri. Umwe nuganisha bya byiyumvo byanyu mu bibi, buriya batwiraseho abatunze. Uzi yuko n'uyu bahaye ashobora kugira rya aho kubona ko ari ubuntu bw'Imana bumugezeho, agahita abona ati ngo buriya bagira ngo batwereke ko ari abakire. Kandi igikorwa nyirizina kigamije igikorwa cyiza. Nge byantangaje, nzi ko nzakubitangaho urugero, gufasha umuntu. Muzarebe, sinzi wanabivuze ejo twiga aduha ikintu cyiza cyane nashaka kuvuga. Mwumve feelings zacu kuntu iyo tuzikoresheje, iyo dushyize mu bikorwa icyo kintu twumvaga twiyumvagamo tukagishyira mu nzira mbi, biba bibi kurushaho, tugwa mu cyaha kurushaho. Satani abikoreraho, akorera kuri wowe, aracunga feelings zawe akareba, ariko yajya agera hati ariko waje hano ubu koko barafashije. Ntabwo ari cyo bari bagamije. Kwa kundi ugenda uganisha mu nzira mbi ukagwa, Satani akabara aragutsinze, kandi icyagufatiyeho hakaza ikindi, hakaza ikindi, wajya kubona ukabona umuntu yarashaririwe gusa. Pastor ajya ahora twigisha ikintu cyiza na profete, guhora mu byishimo. Niba turi abana b'Imana, kuki akantu gato kadukoraho tukamera nka rya cupa ririmo amazi munsi ari icyondo, iyo ucugushije bibi byondo? Kuki tutakwirebera biriya byiza, ibindi tukabiha Imana yaturemye? Reka dusome ijambo dusanga mu Bafilipi 4:6. Jogeye adusomera. Ngiye nakoresheje Bibiliya ntagatifu, reka niba bitinze mbabwire. Iri jambo riragira ati ntimugire ikibahagarika umutima, ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose, muyisenga, muyinginga, munayishimira. Haleluya! Nitugire ikintu na kimwe gikwiye kuduhangayika umutima. Feelings zacu kuko turi kuri iyi si nizibe netro,
ariko nitujya gushyira mu bikorwa tugane ku byiza kuko dufite Imana. Ibigiye kutugora cyane tubihe Imana, tubitura Imana. Ahasigaye tuzarangwa na za feelings nziza. Imana izadukoreraho ikora ibintu bikomeye. Nta n'umuntu ushobora kuryozwa feelings zizi, twabonye ko ziri neto. Ahubwo ikitugora ni bya bikorwa nyuma yo kwiyumva gutyo hakozwe iki. Icyo ukoze nicyo kikubera urubanza. Haleluya. Ni nacyo ushobora kuryozwa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Impamvu ni iyihe? Ese waryozwa hari ibyo uvukana? Mwari mwabibona? Hari ibyo uvukana ukabikurana nabyo bikagukurana bikakubamo. Ese ibyo byiyumva uvukana bikurimo wabiryoza ute? Ko nawe ntabwo uba waragize icyo ukora. Ariko igikomeye ni ukugira control cyangwa se kugira isuzuma. Ntujye kure y'ibyo byiyumvo byawe. Niba ubyiyumva ukumva ari kibi ukarwana intambara nziza ugana aheza. Ariko nugitera umugongo ugakora ibitandukanye n'ibyo ukajya kure yabyo, niho uzagwa muri cya gicumu. Ni ukuvuga feelings zacu ntabwo tugomba kujya kure yazo kugira ngo dushobore kuzigenzura, kuko twahawe umwuka wera. Niba twarahawe umwuka wera, Imana iranatubwira no muri iri jambo twarimo dusoma ngo ntimugire ikibahagarika umutima. Kuki feelings zawe bya byiyumvo byawe biguhagarika umutima kandi ufite Imana? Ntitugiriye ikiduhagarika umutima. Ikitubangamiye tukereke Imana, byose ibisubizo tuzabibona. Nagira ngo rero bana b'Imana mbabwire yuko Satani afatira kuri feelings zacu. We rero icyo akora ni iki? Abona uko ubyifatamo, uko ibyo byiyumvo byawe bikurimo. Nagira ngo nsabe abasinziriye bihangane bakanguke. Sinzi ukuntu muri iyo bavuze ibikomeye buri gihe murasinzira. Ibyo kuko feelings zanyu ni ikibazo, nizo zibajyana n'ahantu habi. Satani rero yamaze kuzifatira aho akora iki? Warakoshya ati kora iki? Igihe uteshutse ukagikora, icyo gihe urumva ubukoresheje iki? Amarangamutima. Ntago niyo mpamvu muri wowe muzumve, niyo wishimye hari ikintu kiza kikakubwira muri wowe ukavuga ariko se ngo ugushimishijwe ni Satani agatangira kuminimiza ibyishimo wowe ufite. Nk'uko turi kwiga gutya tunezerewe tuvuga ibyiza Imana yakoze. Sinzi hano wa mumama w'inshuti yacu nguyu uzi yuko umuntu bamuvuga ubuntu Imana yamugiriye, undi akavuga buriya bamuhaye amafaranga. Mwari mubizi? Buriya arakorera kuri cash, bamuhaye cash nawe uzampeho. Hari n'abakozi ngiye dukorana bajya bansetsa avuga ariko Andre ikintu cyaguhinduye ni buriya hari amafaranga. Nagira mbabwire feelings zacu Satani azikoreraho. Areba uko witwaye, akareba ukuntu niba byari byiza ukuntu izo feelings nziza wazivamo, ahubwo ukajya kumbi niho utangira gucriticizinga ukunda meze. Umuntu ashobora kubaseka ngari kuri yaraseka ntajya arekeraho guseka, ntabwo uzi ikimusetsa, ahubwo ubabajwe nuko aseka. Biragufata iki? Ahubwo mubwira uti dufatanye namwe museke, ibyishimo bibuzu, kuko ngo imbaraga zacu ziri mu byishimo byacu. Haleluya. Mwumve rero
is in our heart. Hari n'ibintu byoroshye umwana twicaye nko mu rugo cyangwa turahanga umwana umwe reka dufate nka Uriera kambwira urabona ndi mukuru atariko Pastor Mereza negereye iri cupa ry'amazi ati Mereza iryo cupa ry'amazi turi kumwe ninjye uryegereye ati Mereza iryo cupa ry'amazi uzi ikintu cya mbere feelings ugira za mbere ziba zimeze gute doctor? For example, wumva wiyumva icyo gihe umwana muto arakubwira ati Mereza icupa ry'amazi tells an elderly man to pass him over the bottle. Wegere icupa ariko ikintu cya mbere kikuza mu feelings za mbere nukumva ko bakubahutse ya pride irazamutse baranyubahutse uriya mwana buriya ntinyutse ati it's a kind of disrespect. Ikintu rero kibi kiri muri ibyo nta nubwo ari icyo gusa ushobora no kuza ya feelings kakuzamo ko wubahutswe ukifata wifashe ni byiza cyane ahubwo igikurikiraho ni iki Satani ahita kuboneraho kuri iyo point wari ugezeho nyine yo kumva ko wubahutswe ati ngwino ese buriya koko akugendane ntumwifatiye no kugahanga kwe ubu urabyihoreye none utangire niko shaninde wakubwiye wowe ntumurinde ntabwo ureba ko nkurutaye tayari ukiri mu gutekereza wenda ukiyumvamo ko wubahutswe ntacyo byari bitwaye ariko reaction ugize niho Satani agufata. Tugomba rero kumenya ibyo bibaho kenshi. Hari umuntu ibingibi tuba mu kazi haza we ari umuntu bazi ngutera inkuru akaza agatera black kandi mu banyarwanda turabifite iyo bavuga undi nawe uraparticipate kwa runaka bimeze gutya runaka agenda atya akoze ibi ariko bihindukiye bakavuga wowe feelings zawe zihita zikanguka bavuga undi you were okay nawe bavugaga nibyo but Pastor Andre uhindutse ute niki kiguhinduye ibyo rero icyo nashaka kubabwira ahangaha wa mujinya ukubitsemo ubundi warubitse ahantu naho waragiye umujinya ubukurimo uhita uzamuka ukiyerekana uwuri niba abantu bajyaga bakubona kuri umuntu w'intungane nk'uko iyo mw'icyaha twese tuba tumeze ariko gato gusa tukaba nka ryacu icyo nababwira ahangaha ibyo utuma feelings zawe iyo wemeye ko ziba zikorwaho Satani agumya akoherezamo uzisanga wa mujinya ari ukuranga gusa bya binyoma bikubitsemo ari byo uvuga gusa rwa rwango rukubitsemo ari gukora gusa kubera iki mu Rwanda nk'ubu ndabaha urugero ntago ntinya kubivuga habayemo genocide umuntu aritambukiye ariko kubera kageso kacu uriya ninde ari urihise ninde feelings za mbere zawe kandi biragenda ibitekerezo birabanza bikakurembuza ariko reba warangiza you feel unhappy ku muntu ugatangira kumva umuntu ntumwishimiye hasha uriya ni interahamwe sincere uwo muntu wita interahamwe uramuzi noneho ntibihagararira ugatangira kubaririza inkuru zo kugusenya gusa uriya nuwo kwande yakoze ibiki this is not our business umuntu Imana yaramuremye
niba yaramuremye ikamuhumekeramo umwuka mwiza, kuki utambonamo ubwiza bw'Imana muri we, ahubwo ukabona ibiri negative? Why? Ubigirira iki? Niba banabivuze, reka ababisobanukiwe babikurikirane. Wowe urakurikirana iki? Wowe ntubizi. Urugero, ngewe ntago Imana imbabarire ndabarubaha kuko ni ibintu byantangaje. Ngewe ntago nabaga hano mu gihugu, mageze ngi wacu hari ya pasiteri twajyanye. Feelings za mbere kubera ko umuryango wanjye wari warahashiriye. What were my feelings? Numvaga mbere mpaguruka, numvaga nagenda mwihorera, nihoreraga kuri ndetse nzi wabishe ntago nari muzi, ariko feelings zanjye zari mbi. Fortunately nafite umukecuru wari ufite imbaraga zo kuvuga, arambwira ati ibintu byose byabaye ntumbaze, ntacyo byakumarira. Ikindi nibyo, nta nibyo dukeneye ko bazatwishyura. Icyo twari dukeneye ni wowe ko tubonye uri muzima, Imana ishimwe. Uwo murage twawugendeyeho. Kuba n'ubu ngubu ndi imbere yanyu ushobora kuvuga, iyo nkora ibyizo feelings zanganishagamo, ntago mba ndi imbere yanyu. Haleluya! Ni ubuntu bw'Imana. Reka rero tureke gutsindwa n'umujinya, tureke cyane cyane ko hano iwacu twabigize. Ngenda mu muhanda, buriya mugenda mu muhanda ubona byinshi kandi ushobora no kumva byinshi. Nkareba ukuntu feelings zacu ari mbi, kugeza igihe ugenda witotomba, umuntu yitwara imodoka ari imbere yawe. Niba nagenda nabi bigutwaye iki? Wakihanganye ko hari icyo bidusaba. Izo feelings noneho kumva kagenda nabi ukakuzamo, ugatangira gusa n'urakaye. Hari rero n'abavamo noneho akaza ngo wowe wa mugore we, reba ukuntu urimo kugenda, induru ukayitera, tayari waguye mu bwibone. Kubera iki? Wananiwe gukora. Niyo mpamvu Prophet uko atwigisha atubwira ati cyambere wiba kure ya feelings zawe. Kutaba kure ya feelings zawe nashaka kuvuga mwumve, nuko umutima wa mwuka Imana yagushyizemo ugomba kubana nawo hafi, kugira ngo kontrole ayo mahano yose ushobora gukora, ashobora kukuganisha ku kibi. Utsinde feelings zawe, ubona icyiza, no mu kibi ubona icyiza. Yesu ashimwe. Reka dusome mu Migani, Imigani 29:11. Mu Migani 29:11 nasomye Bibiliya ntagatifu, aravuga ngo umupfayongo yasasa umujinya we, naho umuhanga arawubundikira akawucubya. Haleluya! Umunyabuhanga arawubundikira akawucubya akawucecekesha. Kubera ko mu Cyongereza aho babivuga neza birenze ibyo, baravuga ngo a fool vents all his feelings but a wise man holds them back. You know, a fool ora ni n'umusazi hu, nta nubwo ari umujinya gusa, ariya ntabwo ari n'umunyamujinya. Ni ukuvuga buriyo turi mu mujinya tuba turi abasazi, nicyo bivuze nta kindi. None se uzasara ujye ku gasozi? Feelings zacu tugomba kumenya kuzikontrola. Tugomba kumenya yuko umwuka Imana yadushyizemo, tumenya uburyo tuwukoresha. Ese muzi ko hari igihe tugira feelings mbi, biriya by'ishyari, biriya ni feelings mbi. Reka rero sosiyete yo yamaze no kudutahura muri ibi by'amadini. Iradutahura kuko ikigaragara yitegereje na feelings zitagaragara, ahubwo ireba ibikorwa by'abayiyitirira, biyitirira
itorero ry'Imana, ireba ibikorwa byayo, ibya bikorwa by'abiyitirira ubukristo. Those acts of those who call themselves, umuntu ashobora kuba ngo azi teolojiya cyane, azi byinshi, yarasomye Bibiliya inshuro 10 and read the Bible so many times, ariko ugasanga but in the end feelings zacu their feelings zasimbuye ukwizera kwacu. replaced our faith. Feelings zacu zigasimbura ukwizera Our kwacu. feelings have replaced our faith. Murumva ukuntu bibabaje? Harya ubwo uba uri umukristo? Ntabwo uri umukristo. That's so sad. You no longer Yesu understand ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. your feelings. Praise Feelings God. zawe zimeze zite? How are your feelings? Isubireho. Ibyiyumva uko wiyumva wumva bimeze biti? How do you feel about your feelings? Iyo duhagaritse ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo duhaze feelings zacu, When we go behind tuzishyira the mu truth bikorwa, of the word of God, dusenya just to satisfy imikurire our feelings, n'imiterere we y'umwuka destroy Imana the growth yadushyizemo. in the nature of the Holy Spirit that the Lord had. Imana ni urukundo, Because ariko God se is niba love. ibyawe ari ishyari, ari agahinda, ari umujinya, harya ubwo uri mu rukundo? When you have anger and Ese ubwo tuzakura mu in mwuka? love, will Tuzadindira. you grow or you will stay stagnant? Ndetse nibitinda tuzapfa mu buryo bw'umwuka kubera ko tudashaka Not guhinduka. grow. In fact, we shall die in Holy Spirit because we do not. Ibyo rero bidukururira ikindi. Muzarebe kamere yacu iteye ubwoba. Buri gihe twireba uzarebe niba ushyira imbaraga zawe nyinshi. Look at Ushyira yourself. imbaraga zawe nyinshi, Where in Dr. this Mbwira, life do you ushyira put imbaraga zawe cyangwa Jean, direct most of imbaraga your zawe effort? nyinshi uzishyira hehe? Ku bihe bintu by'ikihe gihe? Ni ku by'isi, ariko ni ku by'isi bya iyo ukora wowe wihorera muri reference. Uhora imbaraga zawe zose uzishyira mu byashize. On the past. Feelings zawe uzerekeza ku byashize. And our feelings are attached to the past. Ari naho ukura wa mujinya, kuko ugendera kuri bya bindi byashize na action zabaye icyo gihe Because ugatsindwa. you are focusing to the past. Watsindwa ugafata umwanya uti aha ibintu nari ndimo, yewe nta n'ibyo nashobora n'ibi, aho gushyira imbaraga mu bihe mu byiribi turimo uyu munsi no mu bizaza. Ntitugashyire imbaraga mu byashize. Never focus on the past. Ntitugahangayikishwe n'ibyashize. Not be anxious of the past. Yatashimye. Praise the Lord. Tukwiye guhangayikishwa ahubwo n'ibihe n'ibizaza Only by'ejo focus hazaza. on the future. Ukavuga uti ubu turimo kwiga ijambo ry'Imana, turimo guhugurana, turimo Today kugira we're ngo learning about the word tube of God. perfection, tugire perfection Leading muri to twe. the perfection Ariko in se us. uriga ibyarangiye nibyo bigubera niho ukwiye gushyiraho imbaraga. But Dukwiye gushyira imbaraga if the iby'ejo past hazaza, is your example, kuko ubuzima bwacu the past is ntago your hero. ari ubw'ahashize, ahubwo can ubuzima prosper. ni ubw'ejo hazaza. Haleluya. You should focus Yesu on the ashimwe. future because the life Yesu we ashimwe. live is not Yesu for the ashimwe. past. We're living Ese for the ubuzima future. bwawe Praise the Lord. ubureba, feelings zawe uzireba mu byahise cyangwa mu bizaza? Where do your feelings focus? Wowe baza mugenzi wawe, Discuss. Ask him. ureba ibyo byiyumvo bikurimo, Do you ureba focus- ibyahise cyangwa Do ibizaza? your feelings focus on the past or on the future? Kuko ikibazo gikomeye, ibyo twakoze bishobora kuba twarabikoze nabi, ariko se imbaraga zose nitugumya kuzishyira muri ibyo byakozwe nabi tuzagera ku byiza ryari? The past might have been so bad. Ntabwo but bishoboka. If we focus on the past, then we can't prosper and reach the future, the good future. Ibindi It's not tukagenda feelings akantu njya numva abagabo turabikunda twese, bavuga politike, mwaganiraga Like to discuss igihe about kirageze, politics. uratashye ariko ukongera ugakurura. And at the end, when you have been
discussing, tuvuge barakubwiye bati and you start okay relating to jehe what nka Kongo barwana bati about. barashe igifaru runaka, wagera mu rugo ukumva ntibihagije ukaguma kuri cya gifaru. Cya gifaru cyarashwe, byararangiye, byabaye amateka, wowe niho ugishize imbaraga. Aho gushyira imbaraga ejo hazaza, harya ibyo bizagufasha iki? Noneho tugarutse mu buryo bwo kwizera, dufashe ibyi feelings zacu, aho kugira ngo turebe tuti ijambo ry'Imana riratwigisha iki uyu munsi, pastor yanyigishije iki, profete yavuze iki, ahubwo wowe ukavuga ngo baravuze, habayeho. Uzahera muri habayeho, ntabwo ushobora kuzamuka mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe. Uzahera mu byahishize. Ibyo rero nibyo bidusubiza inyuma. Aho niho tunanirirwa gukora ngo tujye hejuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu duhera hamwe. Nahoze ndeba pastor ngiye yanyigishije bikomeye uyu munsi, uburyo dutangamo mwari muzi ko bunapfuye. Uratanga ukabyibaza inshuro 100, ngo koko ubu ya mafaranga nayatanze kweli, ariko nanjye buriya ko nari mfite utubazo, feelings zawe zigatangira even no kwa affectinga n'ibyo wari wakoze mu buryo bwiza. Noneho ibyari byakozwe mu buryo buguhesha umugisha, ahubwo bikaguhesha umuvumo. Yesu ashimwe. Feelings zawe rero ndongera mubaze, ntaryo ubwo nizi ufite izihe, wiziki, ukuyemo iki ko twabonye ko ibyiza twize. Nk'ubu nanze kubibabaza, wajya kubabaza ibyo twize ubushize, nta wajya kubura n'umwe. None se watera intambwe yihe wibagirwa ibyo wize? Abandi bati dusoma Bibiliya, abandi bati umujinya, abandi bati imihangayiko y'isi ntiyoroshye. Those are your feelings. Buri gihe nibyo wowe urimo uraturuna mu bibi, uzajya mu byiza ku muhe munsi. Kandi dufite Imana, tuzi ko Imana iri hejuru ya byose, tuzi ko Imana ituzi. Ijambo ry'Imana ubwayo twabonye icyo ritubwira, twabonye ngo imihangayiko yose tuyishyire ku Mana, ariko tukabirengaho, ibyacu bikagumya bigataninga muri bya byiyumviro bipfuye. Profete rero ahora atwigisha ijambo rikomeye, akatubwira ati bahafi ibyiyumviro byawe, ubige ibyumva uko wiyumva, izo feelings zawe zegere. Niba utagiye kure nabyo, ibyo byiyumvo bizapfa. Iyo ubanye nabyo mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kumva iki ijambo ry'Imana ritubwira, biraza bigapfa. Ariko nujya kure bizakura, bigukuriremo, bizaba ikigugu, bizakujyane kuri kugeza igihe urundukiye, utangiye gukora ibikorwa bikujyana mu byaha, utangire Satani arushaho kukwiyegereza kuko wagiye kure yabyo. Ibyo rero nagira ngo mbabwire, wasoma Bibiliya, wakwiyiriza, ibyo ntibigufasha, kuko urabikora uko byagenda kose. Ibyo byiyumviro biri muri wowe, wavutse ufite ibyo byiyumvo, byakuranywe nawe, birahari. Kubana nabyo neza ni ukuba hafi nabyo no gufata gahunda. Ese mwari mwabona, reka mbahe ikintu gishekeje, mumbabarire, turimo turagenda tugana ku musozo. Buriya uzumve umuntu uri mu nzozi, iyo agize cauchemar akabona nk'igikoko imbere kinini cyane, akora iki? Akora iki? Uwo muryamanye yari maze kumva gute? Urataka
haleluya uvuga cyane ugataka kandi ntabwo ushobora kuvuga kubera ko physically you are not there spirit yawe nibiri ihuye n'ibyo they remain mute. ukora amasinye adafite in your dreams you feel like you're screaming, but in real ariko life nongeye mbaho ikindi you're not talking. ubibonye njye najyaga mbibona biratangaje. Imana ni umukozi w'umuhanga. Haleluya. Imana harundi kubera ko ari protected ushobora no kugenda ugahura n'intare. And for some people they might aho gutaka encounter lions when they're sleeping. Ugaceceka. And instead of screaming, kuko they stay calm. utatse wamera nk'imvubu. Imvubu ya niyo yivuga yakwivuga n'intare iraho hirya bakaba barahuye. You be like hypo. Dogo kwa gutaka kwawe kukadiscovering uwuriwe. Nukuvuga na feelings zacu. Displaying your true colors. Iyo dutatse when we shout tukasakuza hey baredi kuri reaction. Wagiye mu bikorwa rero itegure. Uzamera nk'umusazi. Ibyiza rero nukumenya iyo myitwarire. The good thing is to master our reactions. Ushigire imbaraga zo kuba umuntu mwiza. Wihatire gufata Bibiliya. Usenge. Yewe kabone niyo waba ufite intege. Izo nke ibyo byose bikubangamiye ubitura Imana. Kuko Uwiteka niwe kuri by'ukuri. Ariko muzare uzi ko n'umuntu arwara hari stage ugeramo ntube ukimenya abo Imana yonyine akaba ariyo musigarana na so na nyoko mutari kumwe. Spiritual ntago muri babice hariya bamwe barira abandi bagira ariko Imana yo muba muri kumwe. Feelings zawe ziba zikumwe n'Imana. You're not with your family, you're not with your friends. Ibyo rero nubikora uzarushaho kuba mwiza. Uzaba mwiza kurushejo. If you do that, uko witunganya, be always a good version of yourself. Uko witunganya, uko usenga, uko ibyo izo feelings zose uzegereza Imana, ibikugoye ukabiha Imana. Iki bya bibi byose niko bigusohokamo, birasohoka biragenda kubera ko Imana yo ishobora byose. Those evil feelings will run away. Ariko ikibabaje reka mbabwire murebe ukuntu feelings zacu ziseta. Nge ndibuka turi ku rugamba nabonye akantu kamwe kantangaje. Twagiye ahantu tumara nka kabiri tutararya. Umuntu wese mwahuraga yaravugaga ati umubajije uti warya akavuga ati narya nk'ikimasa 2 days without eating kubera ko washonje cyane. Feelings zawe umva something to eat, buzi ikimasa n'inzu wayirya. Like you feel like you can eat the whole cow. Ikintu kibabaje muzajye mureba ko feelings zacu zitandukanye na reality. Mu by'ukuri warya ikimasa kinga wowe umuntu ntacyo warya, ariko muri feelings zawe umva wakirya kubera situation wenda urimo. Ikibabaje rero ni iki muri ikibabaje ntago twumva nuko kuri inyuma y'ibyo. Urwo rugero mbahaye ntago ruduha gutuma tumenya yuko ibyo twiyumvira ibyiyumvo turimo uko twiyumva gutandukanye n'abo turi. Ari nayo mpamvu tugomba kumenya aho tuganisha ibyo byiyumvo dufite. Ese hari uwo mwumvise wishwe n'ibyi na feelings? Have you ever heard of someone who was killed by his own feelings? Ariko uzumve n'ubu uzarebe ugeze ahantu ukaba frustrated cyane ugira ukavuga ati mu by'ukuri uri umusazi. Ntabwo uri umusazi, uri muzima, uri wawe. Ariko ikintu kibereka yuko feelings zacu ziba zigana habi.
mwari mwumvaho mwuka wera that are making you feeling full. yashyizeho imbaraga ku muntu. Umwuka wera ntago ajya forcing, ntoya ntibibaho. That's the same as Holy Spirit. Holy Spirit does not force himself pastor niwe on wigeze anybody. kutwigisha ibintu bya manipulation. Umuntu akaza nta n'umujinya afite, nta kimureba ukuntu kamere yacu irwaye, noneho kugira ngo bumvika wenda ukangisha abantu ugatangira kwerekana ko warakaye cyane. Murungo turabikora tukarakara, ukereka uwo mubana ko warakaye cyane, none zuramwereka ubwo burakari kubera iki? Ibyo ubikoze ku buryo kugira ngo wibonekeze, ubikoze kugira ngo umumanipire nyine ajye mu nzira zawe. Ariko mu by'ukuri izo feelings ugize za manipulation nta kintu zigufasha. Noneho wabishyira mu bikorwa sasa, ugatangira ukagwa mu cyaha. Icyaha kikugeza kure, icyaha ugumamo kikaba cyagusenya. Ni nko kubeshya. Muzareba abantu batangira babeshya, atangira abeshya utuntu duto bigakura, feelings zo kubeshya zikakuzamo, ukaba bitaga mu Kinyarwanda semuhano, ukabeshya n'ibintu umuntu abona ko ibyo bitanashoboka, ubwawe urabizi ariko ukihandagaza. Feelings zigakura zikakubana, noneho buri muntu wese ukubonye akavuga ati niyo ukaba nka wa mwana murizi, niyo uvuze ukuri baravuga bati arabeshya. Kubera iki? Wabyirezemo, ushaka kubeshya. Ariko se mu by'ukuri biba bimeze bite? Ni cya kinyoma kiba cyarasinziriye muri wowe ubushyize hanze. Kubera iki? Kubera za feelings, kubera bya byiyumva, uko byumva, uko wiyumva. Ugera igihe ugahuma amaso, ukaba impumyi, ukumva ko n'ubwira we nawe atagira amaso. Ibyo rero nibyo bidushora mu bintu bibi. Nibyo ujya kubona umuntu ukabona uragiye uratoraguye, uzanye ibinyoma, uzanye ubujajwa, uzanye ibiki. Ibyo byose bituruka kuri za feelings zawe. Ibi rero byose cyo bituma ikibazo cyabyo bitunaniza kuba abakristo nyakuri, abakristo bemera Imana by'ukuri. Kuko twabonye ko izi feelings zawe zijyaho zigasimbura ukwizera kwawe. Iyo udafite ukwizera ukiri umukristo biba byarangiye. Ibyo kandi nagira ngo twabivuze mbabwira ibigendanye n'ukuntu dusoma Bibiliya n'ibiki. Iyo usoma Bibiliya tuzi yuko twabonye ukuntu Abayisiraheli bambutse, ukuntu uruzi rwa Yorodani rwacitsemo kabiri. Twabonye ukuntu Yesu yazuye abapfuye, yazuye Lazaro. Ese wowe wajya kubyumva n'ubu uyu munsi ikibyerekana, hari ababyumva nk'amateka akavuga ngo ibyo ni ibintu ngo byabayeho, ukabyumva nk'amagambo asanzwe. Nagira ngo ese ko twemera ko byabayeho, ushobora kuzura abapfuye, ushobora gusenga umuriro ukava mu ijuru. Tuzi neza ko Elisa yarasenze umuriro uva mu ijuru utwika igitambo. Ese nawe wasenga umuriro ukaza? Can you do that? Aha, tuvuge ese muri wowe, muri feelings zawe, wizera wumva ko usenze wa muriro ukaza, uwo muriro wagusiga? And you and your feelings, how you feel if you pray and the fire feelings za iyo wazisimbuje. Ibi ngibi twarabibonye. Yarasenze umuriro uraza utwika igitambo
birarangira. Ese wowe uwo murimo wagusigara? Rero ko uje utatangira kuvuga izindi ndimi. Tuzi nitwe rero tubyingingiye Imana yaremye isi n'ijuru, tugomba guha icyerekezo feelings zacu. Tubyingingiye Imana tugendeye kuri Mwuka Wera, akaba ari ubituyoboramo. Niwe ushobora kuduha icyerekezo cya feelings zacu, ubundi ntabyo twashobora. To give us the direction. Kuko ese ibyo wumva wakwinginga nibura ibyo feelings zacu, Uwiteka akaba ari uguha icyerekezo cyawe. Can you plead to the Lord that your feelings are directed by the Lord, are controlled by the Lord? Ese murasinziriye bigenze bite? Ndababajije ngo wumva wasenga, wakwiringira Imana, wakwinginga ibyo byiyumvo byawe, izo feelings zawe, Imana Mwuka Wera akazicyerekezo. Yego. Yego. Ariko ibyo birazamo kwa kwizera. Yes, but we need. Niba rero ugize ukwizera, ntabwo tugomba kuba dominated na feelings z'iby'isi. You should never be dominated by the feelings z'iby'isi, ntacyo zadufasha. Of worldly things. Reka rero twabonye nka Eliya, imbaraga z'uru umwana w'umushunemu ahamagara umuriro ukamanuka, ugatwika ibitambo. Ese wowe feelings zawe nizi uziganisha mu bihe bikorwa? Aho ntuzabiganisha mu rwango. Reka rero duhindukire turebe Imana igisubizo imbere ya feelings zacu, kugira ngo tubone the real direction. Tugira ukwizera nk'abakristo, dukeneye gusuzuma neza ibitera amarangamutima yacu kwangirika. Tubaza Imana uko dushobora gusana ibyangiritse. Kwegera Imana niba ibyo tutashoboye. Ese turi ready kwegera Imana, tukayisenga, tukayinginga, tukayisaba to be restored, kugira ngo dushobore gukira. Kunyuzwa mu kumvira, tukaba ibyiyumvo byacu bigomba kunyuzwa mu kumvira Imana bivuye mu mutima. Kwishimira guhamagarwa kwacu cyangwa gutabara, ntidushobora gutera feelings zacu. Uko tugerageza niko turushaho kuba babi. Iyo wowe utangiye kumva ko ari wowe nyiri direction, uzaba mubi, ntibizagutungana. The more we're going to be evil. Ikindi nashaka kubabwira ngana ku musozo, and in the end, nuko ibyi feelings zacu n'imiterere biterwa n'ibihinduka byinshi, ntibishobora kugenzurwa neza nta mfashanyo ya Mwuka Wera. Twebwe feelings zacu without Holy Spirit ntaho zatugeza, ziradusenya. They can destroy us. Ukuri n'ubusanzwe gukangura ubwenge, and the truth, ukuri guturuka ku Mana niko gukangura ubwenge bwacu, aho kuba uburwayi bw'amarangamutima. Ukuri, ese dufite ukuri? Muri twe dufite ukuri? Ni ngombwa kuri twe guhora twitoza mu kwisuzuma, ducira imanza ibyaha byacu. Nitwe bambere dukwiye gufata umwanya tukisuzuma, tukareba ibyaha byacu, ndetse tukabicira imanza. Kubicira imanza nshaka kuvuga aha ngaha ntabwo ari ukwiharezo ngo uvuge ngo ibyo nakoze byari ukuri, ahubwo kubicira imanza ni uguca bugufi tugasaba imbabazi z'ibyaha byacu. Iyo dusaba imbabazi z'ibyaha byacu, ni ukureka ibyaha, ni ukwitandukanya n'icyaha, ni ukwitandukanya n'ibidukurura mu cyaha.
and separating ourselves from what brings us kandi closer to the tugahindukirira Imana and come back to the tukayemerera Lord. kugerageza ireme n'imbaraga z'ukwizera kwacu. Imbuto z'umwuka wera w'Imana zirenze feelings zacu. Mwumvise? Because the fruits of Twebwe Holy izo Spirit ibyo byiyumvo byacu biri hasi cyane, nta n'icyo biri cyo imbere y'ireme ryo kwizera. Niyo mpamvu tugomba tugakangura umwuka w'Imana uturimo. Gukangura umwuka w'Imana uturimo nukuza dukora iriya mirimo pastor yatubwiye yose. Waking up is dufasha doing abakene, all those dusenga, activities duterana, that the pastor has told us. twiyiriza Helping the nyabyo. poor, Mwumvise kwiyiriza truly nyabyo ibyari fasting, iby'Imana ishima, dukora ibishimwa n'Imana, dukora ugushaka what the kw'Imana. Lord commands. Tugomba gushaka gukiranuka And do the aho God's kwishimisha. Haleluya, Yesu ashimwe. Praise the Tugomba gushaka Seek to be gukiranuka aho kwishima. we must seek to be righteous Ibyishimo more than happiness. ni ibicuruzwa byo gushaka gukiranuka. Ibyishimo nk'ubu ndabona bamwe niba ari inzara sinzi uko byagenze kubera ko service yabaye ndende, ariko tugomba kwishima, tugomba gutega amatwi, tugomba kwiga tukamenya, kuko ngo ubwoko bw'Imana bumazwe no kutamenya. Nutiga ntuzamenya, ugomba kugira ubwo bushake ukishima, ibikugoye ukabishyira mu maboko y'Imana. Nk'uko umuhanuzi Pawulo yabivuze, nanjye ndababwira. Haleluya, Yesu ashimwe. Mwishime, 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 mwishime. Subiyemo ngo mwishime. Always rejoice. Shalom, shalom. Shalom.